Igitondo ciza kuri wowe ugiye gukurikirana iki kiganiro mu gitondo, igicamunsi ciza kuri weho ugiye kugikurikirana mu masaha y'amanywa, umugoroba mwiza kuri weho uzacumva ni mugoroba. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko muri aka kanya abantu benshi batazi ikintu gituma babaho bahangayitse cyangwa se ikintu gituma bahura n'ingorane zitandukanye muri ubu buzima, ariko ndagira ngo nkubwire yuko kuva habaho kugwa kwabereye muri Edeni, inyoko muntu yagiye isigingira ubumuga, gusigingira mu bwenge, indwara ndetse n'imibabaro bya muntu byagiye birushaho gukomera, bikaremerera buri gisekuru cyagiye gikurikiraho kuva umuntu yacumura. Nyamara kandi abantu benshi barisinziriye, ntibitaye ku mpamvu nyakuri zibitera, ntabwo bazirikana ko bo ubwabo ari bo ba nyirabayazana ku rwego rukomeye b'iyi miterere ibabaje cyane y'ibintu muri rusange. Imibabaro yabo bayishyira ku Mana, maze bagafata ko Imana ariyo nkomoko y'imibabaro yabo, nyamara kutirinda kwa mwene muntu niko ntandaro y'imibabaro yose ku rwego runini cyangwa rutoya. Ni ukuri, mu by'ukuri kutirinda kwa mwene muntu niyo mibabaro y'izi nkomoko zose, uburwayi, ibiki, ibintu byinshi, ibi byose kutirinda niyo ntandaro yo kuba iyi mibabaro iriho, ndetse n'icyaha n'ibyo ingorane bidutera. Ntabwo ari Imana rero. Uwiteka yaravuze ati gututubikana ko mu gahanga kawe niko kuzaguhesha umutsima. Niyo mpamvu bavandimwe bakunzi ba Karungu TV, nk'uko mu minsi ishize twababwiye ko twari dufite poromosiyo yigishaga abantu kwihangira imirimo ndetse bagakora ibintu bitandukanye. Ubu rero niyo mpamvu ubu tugiye gutangira noneho gukorana n'abo bantu bamwe bamaze kumenya ibyo twabigishije, tukabaha akazi ahantu hatandukanye. Nawe rero wumva ukeneye akazi, kuko tugiye gufungura ibigo ahantu henshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tugiye gufungura ahantu ho gukorera henshi mu masantire atandukanye, twigisha abantu gukora imyuga n'imirimo itandukanye mikeya yatuma babona amafaranga. Hari amasezerano twagiranye na koperative yitwa Gusigasira Ibimera. Ni koperative ikorana n'abavuzi gakondo, bagira ibintu by'ibimera bahinga. Twagiranye nayo rero amasezerano ku buryo tugiye gukorana nabo mu gufatanya, kugira ngo abantu bose bakeneye kuba bakora akazi bashoboye, babuze icyo bakora, bose dufatanye, ubundi dukore buri muntu wese yiteza imbere, kandi twiteze imbere dufite n'amagara mazima, kuko nta kintu na kimwe ushobora kugeraho kandi ubabazwa n'uyu mubiri. Niyo wakorera amafaranga angana te, ntabwo ushobora kuyagiriramo umunezero umubiri ukubabaza. Niyo mpamvu rero twari twatanze poromosiyo, tukigisha abantu gukora imyuga itandukanye: amasabune avura, amasabune asanzwe, amavuta akiza indwara z'uruhu bikozwe mu byatsi. Ubu rero kuko twebwe tugendera ku byanditswe byera kandi tukemera ko ibyo Imana yavuze byose ari ukuri, turahamya tudashidikanya ko gututubikana ko mu gahanga kawe ariko kuzaguhesha umutsima. Wowe rero wifuza gukorana natwe, wahamagara kuri 0788 28 14 873 cyangwa 0788 2 350 1 Ni ukuri dukeneye abantu benshi bo gukorana nabo mu minsi iri imbere. Turatangirana n'uku kwezi kwa munane dufungura amashopu ahantu hatandukanye. Wewe ukeneye akazi rero wahamagara ku izo nimero, cyangwa si ugakurikira Karungu TV, kuko mu minsi iri imbere tugiye kujya twigisha abantu gukora ikintu na n'ubundi live tubigishiriza kuri YouTube.